uburyo nabanyemo na Toto, uzi uburyo iwanyu bagiye bamuteramo amagambo, uzi uburyo bagiye bamushingira abagore, uzi uburyo nagiye ngorwa, ndabizi igihe nanakubitanaga na mama wa Ibuye wari uhari, igihe namuteraga ibuye wari uhari, burya numvaga yaranzengereje mu bwonko. Hari uburyo Nyabingi zanteraga mu nzu nkajya kuraraguza, kandi we wari ukiri umwana nta nubwo nari kubasha kukubwira ibyo bintu ngo ubyumve, kandi we twarumvikanaga, ariko habaga hagahe ukabona nawe sinzi ukuntu bigenda, ariko we twajyaga dupfa kumvikanaho rwose, twarabanye mu bihe bitandukanye, ariko kubera izo Nyabingi nazo zikagutwara ubundi bwenge ikindi gihe, ariko nyine twaragerageje mu bantu bose nabanye nabo uko biri kose pe. Nyine ubwo nyine ndashima Imana yuko wabashije kureba kure, akaba ari nawe ubyishyirira hanze uri umwana wabo. Ongera ubwire umuntu mwegeranye ngo noneho abakazana bavuze umubabaro wa Dorisina mwawumvise, mwabyumvise ukuntu bamusenyeye urugo, mwabyumvise guhera kuri etape ya mbere kugeza no kuri etape ya nyuma, mwabyumvise ukuntu yateye amabuye uwo mukecuru, koko mwateye ikirenge mu cya Dorisina mukamunterera amabuye. Urumva ibyo ngibyo ni ibintu bibaye nko mu myaka nka 15 itambutse, arangije afata amabuye ayatera uwo mukecuru. Ibyo bintu rwose yarabikoze kandi n'ubu ngubu biza mumutera amabuye. Hari amakuru numvise avuga ngo none ubu ngubu ngasigaye agenda ngameze nk'uwiyanze, atiyanga sibyo iyo kabutindi yacishije yabonaga ko azayicira rwose, yiyange nta n'umuntu uranamukunda. Ikiganiro cya Dorisina mwacyumvise, mwumvise ukuntu bamugambaniye, mwumvise ukuntu Dorisina yavugaga ahantu mu bakire, yavugaga ahantu mu basirimu, ariko kubera guca bugufi aragerageza ngo urugo rwe rugumeho, ariko Nyabingi zirabyanga mu izina rya Yesu. Mwabyumvise umubabaro afite, yavugaga ati njyewe nabashije kurwana kugira ngo byibura ndebe ko nakwigumanira n'umugabo wanjye, ariko ntabwo nabonye umwanya wo kurwana na Nyabingi, ntabwo ari kuzirwanya cyangwa uzishobore, reka nze mbanze nziturumbure zibanze zisaza abantu bose nta soni. Abantu ngo bacitse amakendero bavuga bati none ko twariye tukaba twaranyweye bizagenda bite? Mwihangane ntacyo bizabatwara, mwihangane nta muntu bizongera kugira ikintu bitwara, ntagira ikintu bitwara muzamutera amabuye, kubera ko na Dorisina yarayamuteye. Ntabwo mwabyumvise abyivugira mu kiganiro cya Dorisina mwacyumvise, harimo aravuga ati shati ceceka mfite umubabaro mwinshi n'agahinda, ati mfite umubabaro mwinshi n'agahinda w'ukuntu bansenyeye urugo, w'ukuntu bagize gute. Ibyo bintu mwari mubizi, mwigize mubonaho umubyeyi abyara umwana. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe nakagaruka. Ahangana ni kuri Nganje official. Ngero uhamagara umuntu muziranye mubwira uti nanone kandi arongeye aravuze, dere ariko mujya mubigenza uko bikora iminsi yose, mukavuga muti wa muhungu yongeye yavuze kabaye. Hanyuma ako kantu mpereho ka mbere mbanje gushyiraho nako umuntu witwa Dorisine rero ninde mu buzima busanzwe. Dorisine yitwa Mushimiyimana Dorisine, uyu munsi hano ari mu gihugu cya Mozambique niba atari Malawi. Twakoranye ikiganiro, dukorana ikiganiro arimo kumbwira iby'umubabaro we, ukuntu Nyabingi zamusenyeye urugo, ukuntu bazimuteje, ukuntu bazimutereje nawe zirangije zimusenyera urugo. Urabona rero noneho ndagarutse mu buzima busanzwe. Hari abanyita kasamutwe bakavuga bati none uriya muhungu nta kasamutwe, bakavuga bati mu buzima bwa kera n'ubw'ubu ngubu twabonye umuntu ujya hariya yarangiza agaharabika iwabo, ariko si ukugira ngo nkunde mparabika iwacu. N'abavuga ngo ni ukugira ngo nkunde ngo ngire ibindi, oya, narababwiye ngo impamvu nazanywe n'umubabaro n'agahinda. Dorisine rero yaranyandikiye arambwira ati ceceka mwana wa mama, atabo bantu baranyangaje bansenyeye urugo kumugaragara izuba riva, barangije barananeza naho kumbi sinamenya ko ari Nyabingi zirimo kubikora. Aravuga ati Nyabingi zaranteraga zarangiza zikansanga no mu nzu, bisiga bikaguruka mu nzu, bya bindi njya babwira bigendagenda, amapusa akabwejanga, imbwa zikagendagenda iwe rwose naho ngaho hubatse hopitali niho bari batuye. Hanyuma rero nawe kubwe afite umubabaro udasanzwe, arababaye mu buryo buteye ubwoba. Aravuga ati abo bantu kuba cyakoze warabashyize hanze warakoze. Aragira ibintu byinshi bitandukanye aragenda agarukaho,
ikiganiro muri bukirebemo hano hagati n'ubundi muze kugikurikira neza. Nawe ubwo aravuga ati kuba narakize Nyabingi zo kwa Nyiranziza nta kintu nteze kuzaba rwose ndi umurame. Nahoze mbaza impamvu ngo baba bazifitiye ubwoba, ngo impamvu n'amasezerano baba baragiranye nazo barimo kuzicisha, ngo baba baravuze ko batazazitanga rwose, ahubwo ngo bazazireka zigasugira zigasagamba, zamara gusagamba bakaziteza abantu. Ariko muri iyi minsi ya none nari ndimo ndababwira ngo ibitambo n'amaturo yabyo zaragabanyutse, hanyuma ndi kubabwira ngo bazitange rwose, abo zica zibica, basigare kubera ko n'ubundi nta gahora gahanze. Kandi ikindi cya kabiri ndababwiye ko nimuramuka mubuze ikintu muzihaza zabica mwebwe ubwanyu, kubera ko nimwebwe mwazihamagariye. Uyu mubyeyi rero witwa Adorisine nk'uko mubizi yashakanye na Toto mwaka w'ibihumbi 2009. barashakana imbere y'Imana n'abantu n'amategeko, barashakana rwose by'umwihariko, ariko afite agahinda gateye ubwoba kagenda gakurikirana mu bintu bitandukanye kubera ibintu yakubitane nabyo mu muryango we wacu. Bwira umuntu mwegeranye uti none abakazana bavuze abakazana bavuze. Noneho yarakurikiranye ibiganiro aravuga ati mbega Mana ishimwe, aravuga ati Mana ishimwe uguhumutse ibyo bintu ukaba bikozemo, ukaba ugiye kubitaganyura ukabishyira ku ruhande. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire pe muze gukurikirana ikiganiro cye. Afite umubabaro udasanzwe, afite umubabaro uko bamusenyeye urugo. Urwo rugo rero rwasenywe nande? Rwasenywe na Nyabingi. Ahari ngewe nakomeje gutekereza ndavuga ni impamvu bishobora kuba birimo gufata indi ntera cyangwa se bikagenda bigorana cyane. Umenya hari Nyabingi z'iwacu zitemera umugore umwe. Ndabaha urugero rw'ibyo ndimo kubabwira aka kanya uyu munsi wa none. Ubwo bamaraga gushyingira Toto yajyaga azana indaya mu rugo bakazakira bakazihakirira babizi neza ko yashyingiwe. Wakwibaza ngo none niba uramutse ushyingiye umwana wawe w'umukobwa wajya kumva kwa nyirabukwe barimo kumuharikisha nabo babigize uruhare, wabitekerezaho iki? Icyo ngicyo arakivuga rwose akavuga ati umukecuru akakirira indaya harya hakurya akazakira nanjye ndeba narangiza ngatuza ngaceceka. Nyine nuko nguko ati Nyabingi zarahanukaga mu idari nkumva ni nka toni ikibuye yikubisemo twazishaka tukazibura. Mbese aravuga ati ibintu nahuriye nabyo hakurya aho ngaho kuri uwo musozi w'iwanyu, ati Imana izabagirire neza, Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Yego, wakwibaza ngo umubyeyi umwumve mbabwire rega, nimubona bafite agahinda ntimuzigire mubagirira impuhwe. Oya, impuhwe mubagirira niziki? Mutekereza ko ababyeyi atari nk'abandi? Adorisine ubu ngubu we arasetse, urugo rwe simwe mwarusenye. Mama ubwe, uyu mukecuru ubwe waravuga ati Nyabingi zo kwa Sazariya niba naranazikize nta n'ikindi izindi zizantwara. Icyo ndi kubabwira aka kanya ngiki, uyu mubyeyi we mutekereza ko atababaye? Ntabwo yari yavutse nk'abandi, ntiyari yashatse nk'abandi, ntibamusenyeye nk'abandi. Ntabwo mwigize mwumva situation muraza kuyumva mu kiganiro y'ukuntu yateye ibuye mama akarimutera, kandi iyo nkurigize gute irazwi. Ariko yavuze ati nanjye ni mu mpakanya mvuge. Ubu nanjye noneho ngize gute ngezweho, ni mu mpakanya ngire gute mvuge, ni mu mpakanya nigogonore mvuge, kubera yuko nanjye ibibazo nakubitane na by'Nyabikenke ni ibibazo biteye ubwoba. Urwo rugo rwe rwasenywe nande nyirizina? Uwa mbere warusenye ni Nyabingi, niyo myuka mibi itarayimwishimiye. Uwa kabiri ni mama umbyara Nyiranziza Sazariya. Uwa gatatu ni Korodina we wajya kujya kwakira indaya za Totosha, ubizi neza ko yashatse. Urukundo mukundana n'uruwe, kariyo mpamvu tuvuga ngo murabo mu nda y'abagumi, nta rukundo rundi mugira. Niyo mpamvu ngewe nabaziye ku manywa y'ihangu warangiza ukagenda ukajya kwakira indaya, ubizi neza ko ari indaya ya musaza wawe. Ubizi neza ko ari indaya ya musaza wawe. Uyu nguyu Toto ni muntu ki? Umva nta numwe nzasiga. Narababwiye ngo simbatinya simbasenga kubera ko sinkibabamo. Narababwiye ngo Toto uyu nguyu ni muntu ki? Toto uyu nguyu nyine yitwa Toto. Icya kabiri murabizi ko yise generale. Icya gatatu yiyita Nyabingi. Icya kane yiyita Ruhamya. Ariko cyane ndatinda kuri iryo ngiryo rya Nyabingi. Muribuka ko bajyaga bamuhamagara Nyabingi, bavuga bati Nyabingi yaje, Nyabingi aragiye. Nyabingi ki? Umugore wawe Toto warimo kuvuga ko zakwangaje, kandi koko zarakwangaje.
nturi inzererezi se? Zarakwangaje rwose, zarakwangaje. Niyo mpamvu rwose ndimo kujya mbivuga nkabitondora, nkabishyira hariya, nkabifinyura. Impamvu ni iyihe? Narababwiye ngo mumbarize abo babyeyi, mumbarize abo bantu bo hirya no hino, mumbarize ngo kubera iki mutaza n'ikipe y'impuhwe ngo itambuke mu rugo mureba karambara yiturumburayo. Nicyo nshaka kubabwira, nicyo nshaka kugira ngo gujye muze gutega amatwi mu cyumve, muze kucyumva mu kiganiro kirambuye. Uyu mubyeyi yakoze ikiganiro gisaga mu minota hafi 10, yakoze ikiganiro gisaga nko mu minota nk'icumi, arangije aravuga ati ngewe mureke nanjye mvuga agahinda kanjye, munyemerere ikiganiro mu cyumve. Nicyo ngiye kubacishirizaho, ubundi ndaza kugaruka nyuma yacyo. Ciao ciao, ndaje mu kanya tugaruke. bimbere byiza kubera ko ari mwe mu muzi banje, kuko ngewe iyo ndamuka mbyashashije inyabikenke aho narindi, wenda abantu bari kumfungisha cyangwa bakagira gute, ariko narabigendanye mu mutima wanjye. Ubuze uburyo nabanyemo na Toto, uzi uburyo iwanyu bagiye bamuteramo amagambo, uzi uburyo bagiye bamushingira abagore, uzi uburyo nagiye ngorwa. Ndabizi igihe nanakubitanaga na mama wa Ibuye wari uhari, igihe namuteraga ibuye wari uhari. Burya numvaga yaranzengereje mu bwonko. Hari uburyo inyabingi zanteraga mu nzu nkajya kuraraguza, kandi we wari ukiri umwana, nta nubwo nari kubasha kukubwira ibyo bintu ngo ubyumve, kandi we twarumvikanaga. Ariko habaga hagahe ukabona nawe sinzi ukuntu bigenda, ariko we twajyaga dupfa kumvikanaho rwose. Twarabanye mu bihe bitandukanye, ariko kubera izo nyabingi nazo zikagutwara ubundi bwenge ikindi gihe. Ariko nyine twaragerageje mu bantu bose nabanye nabo uko biri kose pe. Nyine ubwo nyine ndashima Imana yuko wabashije kureba kure, akaba ari nawe ubyishyirira hanze uri umwana wabo, kuko hagize undi ubishyira hanze nyine yaba afite akaga. Ariko njye nyabingi naraziboneraga, baranazimeje ziranga, nizo zangazaga Toto, n'ubu nizo zikimwangaza. Ni ukuvuga ngo nyine biri muri Toto, biri murimo rwose. Umwana wanjye ku munsi mukuru nyine urabizi byose, ibyo washyize hanze niwo ubizi. Uburyo baguraga imitwe y'inka, amaraso, byose nabaga mbireba bagiye kuzitambira. Ubwo rero muri iyo minsi mikuru nibwo Didier nawe yahuraga n'ikibazo. Ni byinshi, mfite byinshi tugomba kuganira. Umuriro nuramuka watse ndabahamagara, nawe umbipe na nomero yawe, imwe niyanga ndahamagara ku yindi, tuganire kuri byinshi, twibuka amateka ya kera. Bakeneye rero abantu b'abanyamasengesho kugira ngo bagende babibumvisha buke bukeya uko iminsi igenda yicuma, kugira ngo babashe kubyumva ko atari ibintu byiza. Ntabwo ari ibintu wapfa kubahubukisha umunota ngo bahite babyumvisha ko ari ibintu bagomba kwisugurisha, kuko bamaze kubyinika mu mitima yabo, kuko bamaze kubigira ibintu by'agaciro kuri bo. Gusa nyine bafite amahirwe, papa wanjye yarapfuye, kandi urabyibuka ko yanapfuye baje kunsaba. Nabyo nawo ni umunsi wankomerekeje, kuko niho natangiriye ubuzima bwanjye, urugendo rwanjye rw'ubuzima bukakaye rwo mu rugo rwa Toto. Ni ubuzima bwanjye buri bwatangiriye, kuko baza kunsaba aribwo papa wanjye yapfuye. Nibwo nahise numva ko harimo n'imyaka nyine, ariko nyine papa wanjye yaba akiri muzima yari umuntu utajya atinya ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine basenge bagize amahirwe, kuko papa wanjye yapfuye. Yari kuza akabibataburira, akabikura iyo babishyize, yabibakurizamo rwose ku izina byiza, kuko papa wanjye ntabwo yatinyaga abadayimoni, ari nacyo cyankurikiranye n'umubiri wanjye utagikorwaho n'abadayimoni uko biboneye. Byarankurikiranye nanjye, niyo mpamvu rero kuba narabaye hari imyaka yose, ntabwo ari uko byari bimeze gutya, ahubwo Imana yafashe umubiri wanjye iwushyiramo ubudahangarwa. Yawushyizemo ubudahangarwa bwo udafitwe n'abadayimoni. Nyine ahangaha tuba mu gihugu cy'abadayimoni, ariko njya mbwira umuntu nkamubwira nti cyawe na n'isaha ndacyatanga urugero nkavuga ati, niba narakozwe n'amashitani yo kwa Sazariya, nta yandi mashitani ashobora kunkoraho, nta n'ayandi ashobora. Rwose ndabyibuka ko uriya nyogosenge yajyaga uganyita izina nyita ngo ni Kaburame, n'iwacu mu rugo bararizi. Banyise Kaburame bitewe n'inzira nyinshi nanyuzemo, ibyo bintu byabo bagiye babinyerereza bikanga ntibyagere, bigasubirayo bikajya kubakoza isoni ababiturutse. Ni byinshi nyine, ni byinshi cyane, ni byinshi nagiye mbitsa, kuko bimwe nagiye mbigiramo amabanga, ntabwo nigeze mbishyira hanze, kuko nagiye mbasha kurwana urugamba rwanjye na Toto n'abagore biwe.
urugamba rero rwa Nyabingi ntabwo nigeze mbasha kururwana kuko nta nibwo rwigeze runkoraho, icyabashije kunganza ni kimwe ariko nabyo nageze iwacu gitagikira. Umutwe baneje umutwe w'igikatu sinzi niba wibuka ariko erega nk'uko nakubwiye yuko bamwe bavugaga ko bishobora kuba barabishyize muri we kariya kavumu kari haruguru y'iwanyu. Nakubajije ngo ese uriya muvumo kugeza ku iyi saha waba waratemwe cyangwa uracyahari? Icyo ni ikibazo cya mbere. Urabizi ko mama wawe yanyangaga ariko akabyirengagiza ntashaka kubyerekana. Ikindi gihe yarampamagaye, uzi ko nahoraga iwanyu yitwaje ko ashaka kureba umwana Didier. Ni byinshi cyane nanjye navuga, ariko hari ikindi gihe naje iwanyu ndicara kubera ko nanjye nahoraga mbitekereza, se bino bintu bibikwa ahagana he? Naricaye nicara ku musambi wari uri imbere ya cya kibahima Butera yabagamo, nicara hanze ku musambi ariko amaso yanjye atumbiriye mu nzu y'iwanyu. Mu nzu y'iwanyu uzi ko winjiraga iwanyu ukinjira muri salo ukinjira ukajya mu cyumba bararagamo ku rutara. Icyo gihe naricaye amaso yanjye atumbira mu cyumba, sinzi ukuntu naje kwereka akantu gacanye nk'itara karebera munsi y'irido yo mu cyumba cyajyaga mu cyumba cy'iwanyu. Uzi ko kugira ngo wajyaga iwanyu mu nzu ukinjira ukajya muri salo ukagenda ukinjira mu gakorodoro kasaga n'akari haruguru ugakata ujya mu cyumba cya mama wawe. Rero ni ukuvuga ngo utari wajya muri ako gakorodoro hari harimo irido. Njyewe nakomeje kujyamo n'akantu kameze nk'agatara gacanye, nditonda ndagahanga amaso ndagahengereza se nkibaza kariya kantu gacanye agatara kameze nk'akamurika kameze nk'ijisho ry'umutuku ni agaki? Nabitekereje igihe kinini, umwanya munini cyane, mvuga ni ndebe yuko kagira gake, ndebe ko kazima. Noneho haciyeho umwanya haza kwinjiramo niba ari Sazariya winjiyemo akuraho irido, mvuga ati wenda ni ikintu ndi bubone wenda cyane. Yakuyeho irido mbona nta kintu mbonye, ariko natashye umutima urimo kundya mvuga ati none hari n'abantu burya nari mfite n'abanyamabanga najyaga mbwira amabanga yanjye, nambwira ati njyewe nabonye akantu gacanye wagira ngo ni Nyabingi rwose, wasanga ari Nyabingi yari icanye agatara rwose. Njyewe nabonye agatara katazima kandi ntabwo yari itoroshye nta nubwo cyari iki. Njyewe icyo kintu cyanyobera ako gatara kanyobera akantu kasaga nk'agatara. Rero ni ukuvuga ngo Nyabingi ibintu nk'ibyo ngibyo biba ari ibintu utamenya ibyo ari byo. Bo ubwabo nibo bazi uburyo izo Nyabingi zabo zimeze, nibo bazi icyo bazibitsemo. Ntabwo nabimenya kuko inzu yabo nayigenzemo pe, nayigenzemo bishoboka kuko yashakaga kwiyerekanisha ko ankunda kandi atankunda. Inzu yanyu nayigezemo yewe no mu buriri bwabo nagezemo, ntabwo wamenya ngo Nyabingi bikwa he, ntabwo wamenya ngo ibyo bitega bibikwa he. Ariko ndagira ngo nkubwire kubera ko igihugu tubamo tuba mu gihugu cy'abarozi cyane. Nk'ubu ngubu ushobora kubona nk'igiti bakakubwira ati kiriya giti ntikijya gitemwa, ntikijya gikurwaho kiri. Abantu bafite ubwenge bwabo batunze amashitani niho bashyize ibintu byabo, ariko wahagarara munsi y'igiti ukacyitegereza kuva hasi kugera hejuru ku ndunduro urebamo n'amaso yawe n'amashami yose, ntuzamenya ngo iyo Nyabingi biteye. Abo ubwabo nibo bazi icyo bakoze, nibo baba bazi uburyo babikemuza Nyabingi. Wowe nk'umwana w'umuntu ntabwo wabasha kubibona, ahubwo bo bakagombye kubona ko iki gihe Nyabingi ntikigezweho, amashitani ntakigezweho, bakaba bagahinduka abantu bazima, bakazireka wa mugani wawe nk'uko uvuga ati bagahamagara abanyamasengesho bakaza rwose bakababwira ati ibintu turabiretse. Ahubwo bo bafite amasezerano yabyo ko wenda bashobora guhana nabyo nibaramuka babiretse, kuko baba barahanye amasezerano. Ntabwo bapfa gutanga ibitambo badafite amasezerano bahanye. Ubwo rero ni muri urwo rwego bafite hariya kwa Toto nahaboneye ibintu byinshi, narwaniye urugamba rukomeye. Ibyo bintu uvuga ngo baragutezaga ngo ukumva ikintu kimeze nk'indege, ukumva amapusi, ngo ukumva ibiki,
njyewe se ntabwo uzi ko bajyaga baneje ibisiga ngiye kuryama ari nijoro, ntangiye gufata ibitotsi numva igisiga kiri mu nzu, numva kiguye mu gakorodoro, hariya hari agakorodoro nyine mu nzu yanjye urahabona, hari umuryango ujya mu cyumba cyo haruguru n'umuryango ujya mu cyumba nararagamo hepfo, muri ako gakorodoro niho cyaguye. Ndabyuka ndakingura ngiye kukireba, aho cyaguye mbona nsanga ntakirimo, ntanye itara mbona ntakirimo, dore ko abadayimoni bazirana n'urumuri. Naracanye nsanga ntakirimo icyo gisiga. Ubwa nyuma na nyuma numva ibuye ryikubise munuza muri saro mu idari, uzi ko hari nari mfite idari ry'imbaho, ibuye rinini rishobora kuba ripima nka toni, niko naryumvise mu matwi yanjye. Urabizi ko nabanagana Ndahayo yari inyuma y'inzu, yabaga inyuma y'inzu nyine Ndahayo nawe urwo rusaku yararwumvise. Ndamuhamagara araza, arurira ajya mu idari, aca muri cya cyumba cyo haruguru, arunguruka mu idari ntiyabonamo n'akabuye kangana n'igishyimbo, ntabwo yigeze asangamo. Ibyo byose ni ibihamya by'uko ari ibintu banezaga kugira ngo nkunde ngende, urabizi ko nari narabaye ibamba naranje kuhaba. Ni byinshi, ni ubuhamya bwinshi ngiye nahuriye nabwo aho ngaho iwanyu. Nyine ndashima Imana yuko yabashije kubora ikaguhumura amaso, ukabasha kubona iby'iwanyu ukanabishyira ku mugaragaro. Nanjye niyo mpamvu nkubokeye nyine ndimo ndakubwira ibi byose, nanjye mbonye aho mbisuka noneho. Ni byinshi naboneye hariya mu rugo rwa Toto, ni byinshi cyane biteye ubwoba pe. Kandi nawe urabizi uburyo ibyo nahuraga nabyo kwa Toto, urabizi uburyo nageragezaga kumwubaha mama wawe, uburyo yankoreshaga turirwa ntundisha ibitoki nkabyubaha, uburyo yaningishaga ibitoki simusuzugure, ariko bikarenga akanga ko umuhungu we abana nanjye twicarana mu rugo, akamwangaza. Toto nkamureba nkamubura mureba, akaza ibyo yakoraga, akazana abagore bakibera iwanyu, ntagere iwanjye, ntagire gute, byose urabizi nyine cyane. Ni byinshi ubuhamya urimo gutanga, ni ukuri pe. Nanjye mfitemo bikeya nzi by'ubuhamya, bimwe na bimwe ndabizi nanjye ubwanjye. Ndimo ndavuga ngo ujye umbabarira, ururimi rw'intara rwaratubaze, hari uburyo kijya kuvuga nk'ijambo ukumva ntabwo uri kurukurura neza, niyo mpamvu mba nkururuka, iyo mvuga nkururuka nyine. Ubwo nyine ndi kukubwira ngo Kayihigi amaze gutema amashami ya kiriya giti, bo mu buryo bavuganamo ngo byaravuze ngo uradusenyeye, ntabwo nyine bajyaga bawutema, sinzi n'ubu ngubu barawutemye. Uradusenyeye, tuzakwereka icyo tuzagukorera. Ntabwo haciyemo igihe kirekire bahise bamurasa, nibwo yahise apfa. Nibyo nashatse kuvuga. Ikindi nyine hari nk'ibintu byinshi ntabwo wari wakabasha gufunguka mu mutwe, nta nubwo wari ufite imbaraga zo kuba umuntu yakuganiriza ngo akubwire ati iwanyu gutya na gutya, reka data. Ndahamya neza ko n'igihe washakiye n'umugore yabashije kukubaza ati kubera iki numva ibintu iwanyu bimeze gute na gute, ukabasha kumuhakanira. Rero muri kiriya gihe nanjye ntabwo twari kubasha kuganira, nta kintu twari kuganiraho, ariko nanjye ongera ubwire umuntu mwegeranye ngo noneho abakazana bavuze. Umubabaro wa Dorisina mwawumvise? Mwabyumvise ukuntu bamusenyeye urugo? Mwabyumvise guhera kuri etape ya mbere kugeza no kuri etape ya nyuma? Mwabyumvise ukuntu yateye amabuye uwo mukecuru? Koko mwateye ikirenge mu cya Dorisina mukamunterera amabuye? Urumva ibyo ngibyo ni ibintu bibaye nko mu myaka nka 15 itambutse. Arangije afata amabuye ayatera uwo mukecuru. Ibyo bintu rwose yarabikoze, kandi n'ubu ngubu biza mumutera amabuye. Hari amakuru numvise avuga ngo noneho ubu ngubu ngo asigaye agenda ngameze nk'uwiyanze. Atiyanga sibyo, iyo kabutindi yacishije yabonaga ko azayicira. Rwose yiyange, nta n'umuntu uranamukunda. Ikiganiro cya Dorisina mwacyumvise? Mwumvise ukuntu bamugambaniye? Mwumvise ukuntu Dorisina yavugaga ahantu mu bakire, yavugaga ahantu mu basirimu, ariko kubera guca bugufi aragerageza ngo urugo rwe rugumeho, ariko nyabingi zirabyanga mu izina rya Yesu.
mwabyumvise umubabaro afite. Yavugaga ati njyewe nabashije kurwana kugira ngo byibura ndebe ko nakwigumanira n'umugabo wanjye, ariko ntabwo nabonye umwanya wo kurwana na Nyabingi, ntabwo ari kuzirwanya cyangwa uzishobore, reka nze mbanze nziturumbure zibanze zisaza abantu bose nta soni. Abantu ngo bacitse amakendero bavuga bati none ko twariye tukaba twaranyweye bizagenda bite? Mwihangane ntacyo bizabatwara, mwihangane nta muntu bizongera kugira ikintu bitwara, ntagira ikintu bitwara muzamutera amabuye kubera ko na Dorisina yarayamuteye. Ntabwo mwabyumvise abyivugira mu kiganiro cya Dorisina mwacyumvise, harimo aravuga ati shati ceceka mfite umubabaro mwinshi n'agahinda, ati mfite umubabaro mwinshi n'agahinda w'ukuntu bansenyeye urugo, w'ukuntu bagize gute. Ibyo bintu mwari mubizi, mwigize mubonaho umubyeyi abyara umwana, yamara kumubyara akamushyingira, yamara kumushyingira bizi neza ko ari umwana w'umuhungu ashyingiye, nyuma yaho yageze n'indaya, umubyeyi akongera akashyigikira umwana mu izina rya Yesu. Muzika abantu baba batarababaye, ariko muzika abantu baba batarababaye. Hari abantu bavuga ngo noneho ngo mvuge neza kugira ngo ndekere aho ngaho, nzabavuga mwese mbazenguruke. Urukundo mwumva uyu mukecuru yari afite ni uruhe? Urukundo rwo gufata umwana wakamusenyera urugo, yarangiza nanjye akaba yarangezeho. Ndababwiye ngo akamasa kazivukamo niko kazicikamo. Noneho naraje ngo mbishyire hanze, naraje ngo mbitondeke mbitondore, naraje ngo mbivangure mvangure urukungu n'abasaka neza, naraje ngo mbitogose, naraje ngo mbihishe bishye byiyokore kubera yuko nta mikino mfite. Dorisina mwumvise umubabaro afite mu kiganiro cye kirenze iminota 10 yacishijemo hano hagati, mwabyumvise. Harimo aravuga ati njyewe ati narabaye byari byo, ati napfuye rimwe timfa kabiri kubera ko data yapfuye, ati kubera ko yadapfuye ashoboraga kuza akamenya ibyari by'ibyo bintu, ati barangije bansenyera urugo gutyo kumugaragara izuba riva, ati bangaza toto we disi uri mu rwangara, ariko mana yanjye we nawe iminsi ntikorohesha, nubwo wanshatse ngo unyice ukambura, ariko nawe ntabwo iminsi ikorohewe. Uri mu rwangaro, uri mu ruzerero, umugore wawe w'isezerano yavuze ati umugabo wanjye ari mu rwangaro kugezana n'uyu munsi wa none. Bombi barangaye nta soni, hejuru ya Nyabingi bari bubatse urugo rwiza rukomeye, barabyaranye umwana wabo witwa Didiye. Muramubona muri iyo foto, uwo muntu wegeranye na nyina, uri inyuma ya nyina, wegeranye na nyina niwe witwa Didiye, niwe mfura ya Toto, niwe uzwi. Dore ko nta musozi n'umwe adafiteho umwana. Mwarangiza mukavuga ngo ntago abantu boroye Nyabingi, gute mukigikira imyuka mibi? Iyi myuka mibi bakirisitu bene data, bantu bajye bakurikirana bino biganiro bagasobanukirwa ibyari byo. Narababwiye ngo nta sano ngomba kugirana nazo, no, ntabwo ngomba kugendera ngo mbe victime yazo, no, mbaye victime yazo. Habaye iki? Nzanyemo ibibazo bitandukanye, habaye iki? Zinteje ibibazo bitandukanye, habaye iki? Zinteje amakuba, habaye iki? Hanyuma ndangiza ngo nkomereke sinkome, ndanakomereye mu batera amabuye na Dorisina yarayabateye, nta soni. Ubu se mutekereza yuko uyu munsi yishimye? Uyu munsi wa none ngo barabishimiye. Yari yaravuze ati shanza ategereza iminsi banike, ntabwo mwari muzi aho marayika zaca ngo hanyuma ntambukemo. Urumva ntambukemo, muri abanyarukundo nyabaki, muri abanyarukundo nyabaki. Toto yarasenye mureba, yarangiza agasenya agasambura, kafite abagore nka 300. Mutekereza ko sibyo ngibyo bitazwi? Mutekereza ko abikora batabireba se? Bari barazanye siroga rero ivuga bati noneho Toto yazanye umugore ufite agatambaro, ati noneho Murina yahacanye umugore ufite agatambaro, ati uyu munsi yazanye ufite inyinya, ati uyu munsi yazanye uwambaye ikanzu, ati uyu munsi yazanye ufite ibitenge. Mu izina rya Yesu, hasoni abantu batunga ibintu utamenya ubwoko bwabyo, abantu bajya gucisha ngo bacishije kure. Bantu biyongiyo, bantu mukurikirana bino biganiro mukabyumva, umwumve gihamya ifatika. Narababwiye mbere yuko ntangira bino biganiro, ndababwira nti njyewe niba izo Nyabingi zidahari, muzana akanama k'impuwe, muzana agakipe k'impuwe gatambuke mu rugo kahakorera isengesho. Nikamara kuhakorera isengesho tuzamenya ibyari. Baravuga bati ibyo ntago ari ngombwa. Kugezana n'uyu munsi wa none nshobora kuba ngeze nko ku gice cya 8 batari icya 9. Nkomeje gushyiraho kandi nababwiye ko ntazahagarara rwose, ntabwo nzigera mpagarara. Narababwiye ngo ibyo kuvuga ndabifite ama etape arimo. Narababwiye ngo uwavuga amateka y'uwo muryango ni amabara,
rumva ni amabara nshuti yanjye, ni amabara watonde kukandika igitabo kiruta dictionnaire cyangwa se y'Bibiliya ntagatifu cyangwa yera. Ni amabara bakoze kandi guhera kera. Mwabonaga muzakomeza kubabaza abantu, mwarangiza mukangiraho ngaceceka. Nta soni mwebwe, nta soni. Nabaciye muri humye kera umunsi Musenyeri yampaga umugisha. Ibyo se mwarabimenye? Ampa umugisha, arangije ambwira ijambo rikomeye. Nicyo gituma ntabatinya, nicyo gituma nta kimuzantara. Ampereza umugisha ufatika. Nta soni. Musenyeri yampaye umugisha sha. Ndimo kuvuga umuvugo wa Yubile ya Kanyanza, ampereza umugisha, ampereza n'impano, akora mu mufuka, arayimpereza impano nta muntu wigeze amenye yari kugeza na bugingo na n'uyu munsi. Gute mwakumva mwafata umuntu w'umunyamugisha mukamubangikanya na Nyabingi? Mwumvaga byavamo? Ntabwo byavamo. Urumva ntabwo byavamo rwose, ntibyavamo, ntabwo byakunda umugani wa wundi. Uyu munsi wa none rero noneho niyo mama Dorisina yampamagaye arambwira ati ni ukuri kw'Imana, Imana iguhereza umugisha kugira ubuntu warangiza. Abandi baravuga ngo yewe ngo ne yaba ndi ubusekurira mama sinabivuga. Caceka aho ngaho, ubusekurira nyoko hanyuma ntubivuga, hanyuma bikagenda akaruga umuntu wa mbere wa kabiri na gatatu n'uwa kane, nawe ibyirirwa bigutimbagura hasi ntabyo kandi nyoko n'umurozi. Ubwo ngubwo mbwiye yabyumvise kandi nimba iki kiganiro aziyumva ngo niyo ngo naba mbusekurira mama. Adorisina arambwira ati mukozi w'Imana, komera nkuri inyuma. Izo Nyabingizi wanyu zaransenyeye, urugo nari narubatse nkunze ndarubura, njya mu rwangaro n'uwo twabanyarangara. Kugeza uyu munsi wa none nanjye mfite umubabaro n'agahinda n'umwana wanyu, ndavuga umwuzukuru wanyu. Uyu munsi nawe biramutera, mba mbona ibintu bye bidasoma. Murakina n'ibintu mwebwe byambukiranya imipaka. Umva abaturanyi mwe, muraturaniwe mufite ibibazo ngo muhamwe inzoga sawa nyine. Byambuka n'imipaka bikarenga igihugu cy'u Rwanda bigafata mu bindi bihugu. Bishatse gusobanura no muri Amerika ugiye uzagusangayo. Ziwacu zo noneho ziteye n'ubwoba. Nta bintu by'imikino, nta kwirirwa nca hirya no hino, nta kubembekereza, ntaki. Nazijemo ndavuga nti reka nze nzidudunganyesha. Bikorereje umuntu batazi, barayobye. Mwarayobye mwebwe mujya kuvuga ngo muragira mwarayobye. Abo mwishe mwarabishe, abo mwashajije mwarabashajije, abo mwangaje mwarabangaje. Nimurekera aho ngaho. Igihe umaze uzenguruka umusozi kirahagije, Imana iravuze ngo iciye inzira, ngaho nawe cyamika. Igihe umaze uzenguruka umusozi kirahagije, Imana iravuze ngo iciye inzira, ngaho nawe cyamika. Igihe umaze uzenguruka umusozi kirahagije, Imana iravuze ngo iciye inzira, ngaho nawe cyamika. Igihe abantu mwabazengurukije umusozi kirahagije. Igihe abantu mwaboherereje i Karama ngo bajye gushyingura kirahagije. Igihe abantu mwaboherereje muri Sefeje ngo bajye gushyingura kirahagije. Igihe bangariye mu muhanda kirahagije. Iki ni igihe cyo gucyamika. Ni igihe cyo gucyamika, kuzenguruka uruzerero. Nararwanze mu izina rya Yesu, nararwanze mu izina rya Yesu na Mariya. Buri wese mubibwirane, mubabwire muti yarabyanze, yanze ko bakomeza kwica abantu ankana, bakomeza no gusenya ingo z'abandi ankana. Urumva? Ibyo narabyanze 100% kugeza na n'uyu munsi nkibyanga. Naravuze ngo ubwo mugiye mutarajya kureba ikipe y'impu nzavuga, kubera ko ibintu mvuga ndabifite, kubera ko
ukoramo ukamera nk'ujaganya intozi n'amapaje n'amapaje, uretse namwe n'abandi bose bazavuga, kubera ko ibibazo mwarabibateye, ibyago mwarabibateye, amakuba mwarayabateye, ariko noneho Imana iravuze gucika, abantu bagomba gucyamika. Bacyamike rwose, bacyamike, kubera ko ibibazo n'ibigeragezo mwabateje birahagije, nimurekera aho ngaho. Hasoni, birahagije, nimurekera aho ngaho. Haravuze ngo baravuga ngo none ngo ko mvuga abavandimwe, nta bavandimwe, ubwo se mvuga uwe muvandimwe, mvuga uwe muvandimwe uri hagati aho ngaho. Niba abavandimwe barashyigashigaga bagashyigashiga izo kabutindi bakazizana mu rugo, ejo Tota akazana umugore umwe bakakira, ejo bundi akazana undi bakakira, n'ejo bundi akazana undi bakakira, n'ejo bundi akazana undi bakakira, ababyaye akaza akaruha aho ngaho bakakira, kugeza na n'uyu munsi bacyakira. Ubundi ibyo bakira ni ibiki? Abo bana ba Nyabingi bakomeza kwakira n'abana nyabaki, ibyo bintu bakira ni ibiki? Nababwiye ngo sinzigera nceceka, ntabwo nzaceceka nubwo intimba y'intore iyisimbukana itayibuza gusimbuka, ariko njye ntabwo nzaceceka, ntabwo nzaceceka rwose, ntabwo nzaceceka nubwo nabasezeyemo rwose. Sinkiri mu muryango wanyu, na Nyabingi nazo zibyumve, zimenye ko nazihakaniye, zimenye ko nazikomereye, zimenye ko nazaze mu izina rya Yesu. Sinkiri mu muryango wanyu, ngewe ndimo gushaka undi muryango, ndimo gushaka ahantu nzaba umwana. Yemwe bantu mukurikiranye, numva ushaka kunyigirira umwana, uzanyigirira umwana, kandi ntabwo nzakubera umwana mubi. No, ntabwo nzakubera ngewe umwana mubi, kubera ko narasezeye rwose, narasezeye, ariko mu gusezera ndacyabivuga kugira ngo bikunde, bitange amahoro, kugira ngo bakunde babitange, kugira ngo bakunde bahamagara akanama k'impuhwe kaze bagahereza izo kabutindi, bagahereze kabutindi. Kugeza uyu munsi wa none babafungiye amasoko, babahaye akato, babahaye iki, ariko kibaza impamvu batajya kuzana ikipe y'impuhwe. Ni ukubera iki? Ko ndakomeza kubyagiserera ahubwo bavuza induru. Ni ukubera iki batajya kuzana akanama k'impuhwe? Kubera iki rwose batazana agakipe k'impuhwe? Ese kuki niba agakipe k'impuhwe kanze, kuki badahamagara abandi banyamasengesho ngo baze mu rugo? Yewe data we, kubera iki badahamagara abandi banyamasengesho ngo baze mu rugo? Kubera iki badahamagara abanyamasengesho? Mumbarize Kaburabuzi impamvu adahamagara agakipe k'impuhwe. Kubera iki atahaguruka ngo ajye kukazana? Mumbarize Nyiranziza impamvu atajyayo. Nageze ku rwego rwo kububahuka nkavuga n'amazina yanyu. No, kubera iki tugomba gukomeza tugahishira ikibi? Ese bantu mubagira inama, bantu mubajya mu matwi, bantu mubeshya, kubera iki mutabagira inama yo kujya kuzana agakipe k'impuhwe ngo gakorere isengesho mu rugo, hanyuma muncecekeshe? Ubwo muti noneho twamucecekesheje, agakipe k'impuhwe kaje nta kintu kahasanze, hanyuma twarangiza tukareba. Mwahamagaye agakipe k'impuhwe mukagahereza ikabutindi, mwahamagaye agakipe k'impuhwe mukagahereza ibi bintu, mwahamagaye agakipe k'impuhwe. Nge ndi kubasaba ngo muhamagare agakipe k'impuhwe, kubera ko nibwo muzakira, mwaragize mugakeza n'amagara yanyu mutarahamagara. Hari ubansabye ngo sinzongere kumuvuga mu izina. Yewe, reka noneho mvuga. Kubera icyo utabwira iwacu ngo bagende bajye kubwira agakipe k'impuhwe kaze mu rugo? Ikibazo ni ikihe? Nta kiganiro, nkoze ibiganiro hafi 9 mvuga ngo nzaceceka ruka agakipe k'impuhwe kagize gute, kavuye mu rugo. None nabibwota amasindi batangiye no kuvuga, abo mu bihugu byanze batangiye no kuvuga. Ntagara abo mu Rwanda gusa byagezeho ingaruka, hari n'abagiye hanze ibi bintu babizi. Hari uwari wagiye hanze rero, wari wasaze mu minsi yashize muri ikiganiro cya mbere, ngo abagira inama arababwira ngo ni mu mufunga, bamfunga na bino bintu byose. Ko nabasabye ngo bandege ngiye manuka nze pfiyo ngiyo nze kuburana, barabikoze. Kuki batagiye mu nteko ngo batereremo amabuye bavugirizemo induru? Nta soni. Njyewe
ndagira ngo mbanze mbabwire iki ngiki, nababwiye ko ntakiri mu muryango wanyu, icyo ngicyo cyo ntabwo ngisubiramo rwose. Ntazagire n'umuntu uzongera kumpamagara mu bantu twari tuva indimwe, oya, aho ngaho narahasezeye, narahavuye. Ariko noneho mu kuhava, kubera iki mushaka kwica abandi bantu? Abandi bantu murabicira iki? Ibi bintu bisigaye bihenze. Adorisine ntabwo mwamwumvisha bivuga marajuru mu kiganiro avuga ati kororanya bingi ntabwo bikigezweho, imyuka mibi ntabwo ikigezweho, ibintu byagiye hejuru. Mwamwumvise arimo avuga ibintu by'ibihanga by'inka byajyaga bigurwa mu rugo, mwamwumvise arimo avuga amatezano ya gato gato, mwamwumvise arimo avuga ibyo bintu, mwamwumvise arimo abivuga, arimo abitondora, avuga ukuntu bajya kubikorera imigenzo yabyo areba, avuga ati cyakoze we wari mutoya ntabwo wari uzi ibyo ari byo neza, nta nubwo nari no kubikubwira. Mwamwumvise? Uyu ni umukazana wacu, njye ni nawe nemera noneho mu bandi bose. Abandi bose ntabwo mbemera, sibyo? Njyewe uyu nguyu niwe nemera wenyine, abandi bose zewe. Nta soni. Komeza kumwemwetereza ibintu bibi gusa, komeza kugira hariya, komeza kugendagendana. No. Baturage bo mu Gatwa, abaturage bo mu Ruhina, abaturage b'Ikiyumba, mukomera aba bantu n'abarozi, sibyo? Kino kiganiro nimwakibonye, ntabwo mwabonyemo hejuru Mama Didi yarimo avuga umwana we ngo bamumurikiye nawe bigirwamana. Didi wo nguwo harabimumurikiye, nta soni, harabimumurikiye ibyo bihamba byabo, harabimumurikiye. Narababwiye ngo mubicisha sinari impari, kandi kubitunga ubu birahenze, birabasaba kuberekeza mu bantu. Abo mwishe rero mwarabishe, abasigaye ni mubareke babeho, mubareke bakire. Mwaretse abantu b'Imana bagakira bakaba bazima. Igituma mutareka abantu b'Imana ngo bakire ni ikihe? Igituma mutabareka ngo babe bazima ni ikihe? Murenda mwica abantu hari nabo murema, ni igiki gituma? Mwari muzikorera umubabaro utazabageraho. Uwo mubabaro mwababaje abantu bose, nzabatondora amazina. Uziko abantu bababajwe n'umuryango, uziko abantu bababajwe n'uwo muryango, uziko utabandika no ku rupapuro uziko batajyaho. Nzabatondore se muzabumve, nzabatondore muzabumve, bizananira se? Nta soni. Sebanani yaririmbye indirimbo baravuga ngo wararwiyambitse. Mwararwiyambitse rwose. Sebanani yaririmbye aravuga ati wararwiyambitse, namwe mwararwiyambitse, sibyo? Naravuze ngo nzavuga, none dore byatangiye kwambukiranya imipaka. Abakazana bajemo n'abakwe baraze bazazemo, ubundi muri ngo biraba gatogoko. Ibi bintu ntabwo nzabiceceka mpaka mbinguni. Ukuboko kw'Imana kubazeho kandi kubaremerere cyane. Murabo mu nda y'abagome, murabo mu bwoko bw'abagome, urumva? Murabo mu bwoko bw'abagome, nta soni. Harimo baganga impamvu muga cyane ngo nuko ntagere mpegereye se bangira bate, mpegereye bangira bate ngewe. Ariko se ni bakristo bavandimwe, ni gute umuntu muzima atunganya bingi akayitunga ikica umuntu wa mbere areba, ikica wa kabiri areba, ikica wa gatatu areba, ikica wa kane areba, igasenya ingo z'abandi areba, ingo zigatandukana rwose zikarangira, zamara kurangira. Mwabonaga nta rugo Imana izashingamo umunara muremure ngo nimara kurushingamo umunara muremure urwo ngurwo ni mu rucokoza ruzahindukire rurangiza bino bintu byanyu? Mwabonaga ingo zose muzajya muzinduka mu gitondo mugasenya, abahungu banyu mukabashingira abo mushaka, yemwe namwe mucyubatse shaziraraye ntiziriwe pe, kubera ko muraturaniwe. Aho ngaho hari kabutindi iteye ubwoba, hari kabutindi rwose, hari kabutindi. Kandi nababwiye ko nta pose tugomba gushyiramo. Gukubita igini ni ukurikubita, tukarikubitira mu kirere, tukarikubitira ku butaka, tukarikubitira mu murima, tukarikubita tugenda, tukarikubita twiga, ahantu hose tukarihakubitira. Kuki mushaka kubashyiriramo pose? Pose mubashyiriramo ni iki? Ndababaza, pose mubashyiriramo ni iki? Dorisine ntabwo mwamwumvise n'amarira menshi avuga ukuntu urugo rwe zarurangije,
cyangwa njya mbivuga abantu bamwe bakavuga bati rero sha uri umusazi wowe. Ntabwo nasaze, ahubwo ndimo gusiga, kandi hari ibintu ndimo gusigasira. Urumva, hari abantu b'abandi ndimo gusigasira barimo koherezaho imyuka mibi. Ariko imyuka mibi mutunzi y'iki? Mutunzi y'iki gihe kari byo mbaza. Iyi myuka mibi mutunze nigira ite? Nta soni. Nta kiganiro nzakora ngo nsoze ntabajije umuryango remezo, ntabajije akarere, ntabajije santrale ngo ni gute abantu badashobora gutumira ikipe y'impunzi ze mu rugo ize gukora yo kabutini mugomeza kubaho Eucharistia. Eucharistia mubaha niziki ko mbizi neza kandi ikibazo muzakigaho niziki. Eucharistia mubaha niziki, nizigira zite nuko bahonga. Ntabwo ngo umubiri wa Yesu mwikomeza kuwambika ubusa, mwikomeza kohereza mu bigirwamana rwose, mwikomeza. Urumva, niziki mwikomeza kuba Eucharistia zanyu no. Ntagize ngo mwebwe ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Urumva, ntabwo ari ibintu byoroshye kugeza uyu munsi wa none, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bivunanye, ni ibintu biruhije, sibyo? Abantu bagomba korora bakororezwa bakagira bate? Kora byo bajya baganira bakavuga bati inda yabyaye ngiyo yaravuyemo ngo cyangwa se zose zikaba byari kuruta. Ndetse ko ngiye ngo ndi no mu bantu batamuruhije, nagombaga kumurushya nkuze. Ererere yarabaza ati rero ubwo kagahungu katanduhije reka nkabindikirane. Nababwiye ngo Musenyeri yampaye umugisha, anambwira ikintu gikomeye. Wabona disa aricyo kikindi, ariko mana ariko mana we, mwumve mbabwire ibintu bikomeye. Bantu mumugira inama, mumubaze ngo kubera icyo utabitanga. Cya kabiri, nimunabatera amabuye nta kosa muzaba mukoze, kubera ko Adorisina niwe wabitangiye. Umwaka wa 2010 cyangwa se na za 12 atangira batera amabuye, tangira tera uwo mukecuru amabuye, muzamutera amabuye. Kubera icyari, kubera iki dukomeza gushyigikira ibyo bintu bibi? Oya, mwebwe niba munitegereza mu muryango uretse n'ahandi, niba munareba n'ahandi abantu baba mu biyesura murabazi mwebwe besurwa n'iki? Mwagiye ubundi mumenya ibyari byo. Kubera iki hama abantu benshi barwaye ibyo bintu bibesura? Ubundi abantu besurwa n'iki? Besurwa n'iki? Ndabaza, besurwa n'iki? Bigize abatagatifu rero ngo ntibavuga. Ngomba kuvuga nkavuga bakagira ngo ahubwo ndacometse ngo kubari banze ngo banze ndi umuntu ngo witonda ngo w'intama. Mu buzima busanzwe nta kintu na kimwe twavuganye wagira ngo wahita uvuga uti nitoragura isake, ariko ukomye gato wagira ngo ni inkuba wari ufite. Hasoni, ngomba kuvuga ngashyira urushyi ku munwa, namwe mu bakomere. Erega Imana yarabyemeye yuko mu bakomera, yarabyemeye mu bakomere. Nta cyaha rwose muzaba mukoze. Nta soni, mu bakomere. Makomere basenye urugo rwa Mushimiyimana Dorisine, bari basezeranye na Toto, bararusenya bararurimbura. Izo nyabingi zibigizemo uruhare. Niba zitaramwishimiye simbizi, iyo zidakwishimiye rero noneho bukubitanye n'ibibazo. Umva mbabwize ukuri, babakomere. Yemwe babakomere mu byo mukora byose, mukomerwe, muvugirizwe induru. Kandi wenda hari igihe mutekereza mukavuga muti yewe arabivuga ariko ntabwo bazabakomera. Abanyarwanda ndabazisha, bazabakomera rwose. Ubwo baratuje gatoya ngo hagire ikimenyetso gikoma, bazabakomera. Hano muzajya mwumva amajwi menshi y'abantu bavuga umubabaro wabo, bavuga bati ntabwo nari nzi ko rukunguka ibintu bimeze, banteje inyatsi zitandukanye, nanjye nari narigeze nk'umwana. Bazabakomera. Urumva,
bazabakomera rwose, muraturaniwe, murafise ibibazo, bazabakomera. Ubu niyo gahunda igezweho. Nshuti rero bene data, ntabwo nzajya ninda, ahubwo ndajya ngenda mbazanira amakuru uko batareba ikipe y'impuwe. Nanjye niko ngomba kuvuga bino bintu, nkakomeza nkabivuga, sinkuru urushyi ku munwa, ndakomeza mbivuge kubera yuko ntabwo ari byiza. Ese ubu simbazanira urugero, si urwo byasenyeye urugo, utekereza ko se urwawe barureka? Barureba uko nguko, ibitambo bakabikura he? Nibabona rwavamo igitambo cyiza kizima, nawe bazagusenyera. Ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbaragije Yesu na Bikira Mariya n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Mwewana mu byo mukora byose muhirwe, kandi neza n'umunezero bituruka ku Mana bikomeze kubamaho ku manywa na nijoro. N'umugisha kuba twari turi kumwe, n'iby'igiciro gikomeye cyane. Ndabasezeye mu byo murimo gukora byose, muhirwe n'ukuri. Imana ibampera umugisha, ibampera umugisha w'amajya n'amaza, ibampera umugisha w'ibyo mwabuze byose, ibyanyu byose bikomeze gufungurwa. Uko mufungura kino kiganiro, n'ibyanyu byose bikomeze gufungurwa, kubera ko hari abantu barimo kujya bacishamo bakabohokeramo. Ndabashimiye rero mu byo mukora byose, ndabashimiye aho muri hose. Abazakurikirana kino kiganiro nakagaruka mu gihe batarava mu gakipe k'impuwe ngo kaze gusenyera Nyabingi. Narababwiye ngo nzakomeza nzivuge, kandi narasezeye uwo muryango w'abarozi, ntabwo nkibarizwamo. Uwo muryango wa Nyabingi ntabwo nkibarizwamo. Uwo muryango boroye ibitega ntabwo nkibarizwamo. Uwo muryango ugamije gusenya ingo z'abandi sinyiwubarizwamo. Uwo muryango ugamije kwica abantu sinyiwubarizwamo. Ngewe narababwiye ngo umuntu wumva ashaka ko mubera umwana azambwire, nimero yanditseho hasi ku kiganiro. Ndashaka kuba umwana w'ahandi hantu, ntabwo umwana w'ahantu baroga ngomba kubaho. Oya rwose hoya. Kandi ntabwo nzongera guhura nabo, sinzongera kugarukana nabo. Reka. Kandi ibintu mvuga ndi seriye, njye umuryango wumva ari ready neza. Unyiyakirire nibera umwana wabo ku manywa na nijoro. Rwose ninjya ntaha bariho nzajya ntaha, ninjya ngenda bariho nzajya njya, kubera ko ngaho narahaseze. Nakagaruka. Amahoro y'Imana nabande namwe muri hirya no hino, ineza n'umunezero bikomeze kubomaho ku manywa na nijoro. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Twari turi kumwe muri kino kiganiro, naho ubutaha. Bye bye.